Shalom, shalom, Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, nguhaye ikaze mu izina rya Yesu, kuri uyu munsi wa none kumva ijambo ry'Imana kuri Denise Byiga TV. Uyu munsi ukubera umunsi mwiza w'umugisha mu izina rya Yesu, kandi iri jambo rikubera iry'imbaraga n'inkomezi mu mutima wawe. Haleluya, Imana iguha umugisha cyane. Amazina yanjye yitwa Denise Iradukunda Bihiga, ndi umubwiriza butumwa bwiza w'ijambo ry'Imana, ndi umunyamasengesho, ndi umuhanuzi, ndi umuyobozi wa Bethesda Hope Ministry. Ni groupe y'amasengesho, icyumba cy'amasengesho cyakira buri muntu wese bitewe nuko ubishaka. Upfa kuba twumvikana ururimi. Ni karibu mu izina rya Yesu, amena. Turakuraritse kandi turakunezere mu izina rya Yesu kuza muri Bethesda Hope Ministry. Aho uri hose ku isi ushobora kujoininga ukaza kumva amasengesho. Ntabwo turi idini, turi abana b'Imana bahurije hamwe gusenga. Harimo abadivantiste, harimo abakatolike, harimo abapantekote. Turi abizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi bakirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi bakemera umwuka wera, bakemera Imana Data wa twese. Imana yawe icyubahiro. Ndakunezerewe mu izina rya Yesu. Uyu munsi ungirireho umugisha, nanjye nkugireho umugisha. Ntuye muri Amerika, muri Texas. Niho ntuye n'umuryango wanjye. Imana iduhana umugisha, amen. Uyu munsi wa none hari ijambo Imana yanshyize ku mutima kukubwira, kandi birashobora ko umaze igihe uryibaza. Ndabizi ko abantu benshi bibagoye, bibaruhije. Nakubwiye ndi umunyamasengesho, mpura n'ibibazo byinshi by'abantu, ibyifuzo byinshi, kandi abantu bafite amasezerano bavuganye n'Imana, bafite iby'Imana yababwiye inyuze mu buhanuzi, inyuze mu nzozi, inyuze mu ijambo, bakibaza none buriya kuki amasezerano yanjye adasohora? Ese nuko ndi umunyabyaha? Ese Imana yarandetse? None se no kubera iki ubukwe butari bwasohora? None se no kubera iki urubyaro Imana yambwiye ntari narubona? Ese buri Imana yarisubiye? Ese ntushobora gusanga ntatunganye? Tujye gusoma ijambo ry'Imana urasobanukirwa, urumva icyo Imana igushaka mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Data wo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Karibu mu mitima yacu, karibu kuri buri muntu wese urumvira ijambo. Tuguhaye ikaze Mwuka Wera, tuguhaye ikaze Roho Mutagatifu, tuguhaye ikaze Yesu Kristo wabambwe i Golgotha ukaducungura. Tuguhaye ikaze Data wa twese ushobora byose mu mitima yacu, kugira ngo utuyobore, utugenge. Imbaraga zawe zitugote, buri wese yumvira ijambo kandi rigira icyo ribumarira mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. Urakoze Data kudukunda, urakoze kutwitayeho, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibamugisha bene Data, haleluya. Uyu munsi wa none tugiye kumva ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'amasezerano. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, Itangiriro 17. Turasoma ku murongo waho wa 19. Itangiriro ibice byawo 17, umurongo wa 19. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Twumvise umutwe uvuga ngo w'aya magambo ngo Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Urukumva ko habayeho amasezerano mbere ya byose. Ushobora kwibaza ngo none ngo ubundi kuki byaje b'amasezerano? Si ari abantu babyara bitagombye kuba amasezerano? Imana itarinze kubabwira ati muzabyara? Igisubizo ni yego. Ni iyihe mpamvu Imana ishobora kubwira ikintu mbere yuko kiba? Kubera iki Imana ikitubwira mbere? Inyuze mu buhanuzi. Ndavugana n'abemera ubuhanuzi, n'abemera ko Imana ivuga inyuze mu buhanuzi, inyuze mu ndoto, inyuze mu ijambo ryayo. Kuba byizera, kuba byemera, ni iyihe mpamvu Imana ishobora kubwira ikintu mbere yuko kiba ikakubwira ati kizaba? Igisubizo ni nuko izi yuko aho hantu mbere yo kubona cya kintu igusezeranyije, gutinda kukibona bishobora kukugusha, bigatuma ugwa mu mutima, bigatuma utagira imbaraga. Watinda kugira urubyaro ukumva ugize ubwoba, abantu bakakuvuga turi ingumba, bigatuma kuko nawe ubyemera ko ari byo. Ariko iyo wavuganye n'Imana uravuga no, ndabizi ko ntari ingumba. Nubwo iminsi iri kunyereka yuko ntari nabyara, nibyo bari kuvuga iby'ukuri, biragaragara ntari nabyara, ariko ngewe navuganye n'Imana yuko
sindi ingumba. Imana ihabwe icyubahiro. Kuki Imana ishobora kugusezeranya ati nzaguha inzu kandi hari abandi bazigira itabanje yabinyuza mu masezerano? Biterwa n'iki? Icya mbere, Imana abayo irabaganiriza. Iyo usenga Imana irakuganiriza kandi ikakubwira ibintu bitari byabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibikubwira kugira ngo ugire imbaraga zo kwizera. Wizere n'Imana y'imirimo. Kubera dukunda gusomerwa amagambo kenshi muri Bibiliya tugatangira kumva ko ni abandi bantu nibo bavuganye n'Imana, twe ntabwo twari duhari. Ariko oya, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ivugana nawe. Imana iragukunda. Nutega amatwi ukayumvira, Imana izaza kugendana nawe kandi ibyo yakubwiye izabisohoza mu izina rya Yesu. Imana yawe icyubahiro. Gatatu, ni ukugira ngo igihe ucitse intege ujye wumva ko hari amasezerano ufite, bitume wongera guhaguruka. Cyagiye wari uguye, cyagiye wari uryamye, wongera uhaguruka uvuge ngo kumbi nagiranye isezerano n'ukomeye, Uhoraho, Uwiteka, Elohim, haleluya, Elishadai, Jehova. Wongera uzamukemo imbaraga uvuge ngo ntacyo nzaba, navuganye n'Imana ko izanyubakira urugo. Ukongera ugahaguruka. Cyagiye Satani yarazi ko yakurangije, cyagiye abantu bari bazi ko wananiwe, cyagiye abadayimoni bari kukwisekera, ukongera ugahaguruka bitewe n'uko wibutse ko hari secret, hari ibanga, hari amagambo, hari utubanga wongoranye n'Imana. Umvugire ngo amen. Ahuri mwene data urumvira ijambo, haleluya. Bigatuma wongera guhaguruka ukuzura imbaraga kuvuga ngo ndakomeza urugendo. Imana ishimwe. Ni ukubera iki? Uba ufite umuntu muri famiye wizeye, w'umusirimu, mbese ukuze, w'inyangamugayo, yakubwira ibintu bigatuma ushobora no kujya gufata ideni ukavuga ngo ndabizi ukuri yazabikora, nta kibazo. Buriya kuba atari yabikora nuko bitari byamukundira. Ni ukubera iki? Ni icyizere usanzwe umufitiye gituma umwizera kuri urwo rwego. Imana uyizera bingana iki? Imana ishimwe. Abantu benshi ndabizi yuko bagushijwe n'amasezerano. No muri Bethsaida ndabizi yuko murimo, sivyo? Imana ibambika imbaraga kandi bashoboze. Mwavuganye n'Imana, ntabwo mwavuganye n'umuntu. Nimukomere, mwicike intege. Imana niyo yavuganye namwe, ntabwo izababeshya. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi gishobora gutuma Imana iguha amasezerano ni ukugira ngo kandi igihe azasohora cyangwa se izaba yasohoje ibyo yakubwiye, ryabanga yagiranye nawe, uzaba umutangabuhamya. Kuko abantu bakunda kurira ku bintu byatambutse, inyanja itukura Imana yambukije Abisiraheli, mbega ibintu byari bikomeye. Ariko nawe inyanja Imana yari ikwambukije cya gihe. Ushobora kuvuga ngo ntabwo ari inyanja wenda n'urugero y'amazi wanyuzemo n'amaguru, ariko nawe hari inyanja y'amasasi Imana yagukuyemo, hari inyanja y'ubukene Imana yagukuyemo, hari inyanja y'uburwayi bukomeye wageze ku rupfu Imana yagukuyemo. Ahubwo ikibazo ntabwo dushaka guhamya ibyo Imana yadukoreye, twumva ko ari ibintu byoroshye, tukumva yuko hari ibindi bintu Imana ikeneye gukora, nyamara nabyo nibiza utaraha agaciro ibindi Imana yakoze ahahise hawe, ntabwo uzigera ubiha agaciro, nabyo uzabitesha agaciro. Imana itubabarire cyane. Amasezerano y'Imana ni iki? Igituma Imana itanga amasezerano ni ukugira ngo ugire imbaraga. Buri uzarebe iyo umuntu yabikubwiye rwose akubwira ati ngiye nzagukorera icyo, ari umuntu wizeye, ugira imbaraga. Umva, nubwo utarabibona ugira courage. Uwo ni umuntu. Imana ugira imbaraga bingana gute? Kandi igihe wacitse intege bigatuma wongera guhaguruka ukavuga ngo nzona avuganye nawe. Kandi igihe wumva wihebye bigatuma ugira imbaraga ukavuga ngo ndabizi ko ejo ni heza, kandi ntabwo uzi ejo ukuntu bizagenda, ariko kubera icyo wavuganye n'Imana ukavuga ngo no, ayi nuko bizacana, kubera amasezerano mfitanye n'iki? N'Imana. Imana iduhana umugisha. Tugiye kumva rero, ese kuba amasezerano atinda gusohora nuko ndi umunyabyaha? Ese Imana yari isubiye cyangwa se yari ivuguruje? Igisubizo ni hoya. Hariho igihe amasezerano atinda gusohora kandi utari umunyabyaha, n'Imana itari ivuguruje. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 17. Twongere twumve ukuntu wavuga. 17, Itangiriro 19. Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe
niwe uzabyaraho umuhungu uzamwite Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribe urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Imana ihabwe icyubahiro. Aburahamu yari inshuti n'Imana nk'uko uyu munsi nawe uri inshuti n'Imana. Birashoboka ko Imana itazi kubwira nk'uko njye nawe turi kurebana, ariko kuba waramaze kuyemera ni ubushuti, ni igihango, ni sinyatire washyize ku rukundo rwawe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Aburahamu Imana iramusezeranya iramubwira ngo nzaguha umwana. Ariko kuki umwana yahoraga avugwa? Banza wibaza impamvu yahoraga avugwa. Ese ntabwo yaje ameze nk'abandi? Ni ukuri ntabwo yaje ameze nk'abo. Tugiye kumva impamvu yaje atameze nk'abandi. Icya mbere yaje ari umwana udasanzwe, abyarwa n'umugabo ufite imyaka 99, abyarwa n'umugore ufite imyaka 90. Icyo cya mbere ni igitangaza. Imana yahabwe icyubahiro. Kabiri, yabaye inkomoko cyangwa se aba urubyaro rwororoka cyane kandi rukomeza kugirana ubushuti n'Imana na bugingo n'ubu Imana ihora yirahira. None se urukumva ikiza cy'isezerano? Iteka Imana niguha isezerano rirarushye, riragerageza, ariko ibyo bizaza biri special. Haleluya. Urugo rwawe impamvu utinze kurugira, Imana yararuvuzeho, iri kurutegura, iri kurwubaka neza, iri gushaka uyu muntu muzahuza, iri gushaka umugabo muzajyana mu ijuru, iramufite, iri kumutunganya, ari kunyuzwa mu ruganda. Haleluya. Imana ishimwe. Nase rufuza urugo uzajyamo, wamara kubaka nyuma y'ukwezi umugabo akaba arapfuye. Oya, Imana iri kukuzanira ukwiriye, kuko yakubwiye umuntu muzarambana. Imana itugire neza. Ese urifuza ko uyu mwana wari uri kunyura urumogi, uyu mwana wari uri kwiba, uri kurasana, aza agahinduka ukwezi kumwe kugira ngo wishime ukwezi? Oya, Imana iri kumunyuza mu ruganda kugira ngo azashyitse ari umunezero wawe wo guhora ushima Imana. Isezerano ry'Imana niyo mpamvu Imana iriduha, kugira ngo dukomere kandi tuzabe abahamya bo guhamiriza Imana ko twabonye ibyo bintu. Uyu munsi wa none impamvu Bibiliya iriho ni ukubera ko ibintu byose Imana yakoze hari abantu babibona, bagenda bandika izi nzandiko, bamwe barapfa, zirasigara. Uyu munsi tubifata nk'icyitegererezo, turabyumva, bikadukomeza, bikatwambika imbaraga, kubera habaye abantu bo kubihamya. Niyo mpamvu mba ngo Yeremiya yeretswe ibi, ngo Ezekiyeli yeretswe ibi, ngo Aburahamu byagenze ukuntu. Hari abantu bo kubihamya, yabikoreye ku bantu kugira ngo tw'abantu bitworohere kubyumva. Niyo mpamvu amasezerano y'Imana ari ngombwa ko tuyagira kuri buri mugenzi wese uri kujya mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ushobora kwibaza ngo nose kuki amasezerano atinda? Mba navuye mu mwanya? Oya. Aburahamu twumvisha ko yari inshuti y'Imana, Imana imuganiriza, imubwira ngiye gutera Isodomu, uri kubivugaho iki? Imana ikaza ikamugisha inama, uri kubyumva gute? Imana ikamuganiriza. Bari inshuti cyane bidasanzwe. Uri kumva ubucuti yari afitanye n'Imana, ariko arinda ageza 99 atari yabyara. Imana ikorera igihe. Nagira ngo utangarize ngo Imana ikorera igihe, ariko kugira ngo imwemeze ko ari Imana. Sara twita afite 90, atakijya mu mihango, yaracuze. Kuva uyu munsi wa none umuntu ashaka kuvuga igitangaza ku bantu babyaye, nta kindi cyitegerezo dufite usibye Aburahamu na Sara. Kubera iki? Ni ibintu bidasanzwe byabayeho, isezerano ry'Imana. Niye mpamvu ritinda, niyihe mpamvu rigerageza? No kubera ko riri special kandi iryawe ritandukanye n'iryanjye. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Ibyanjye bitandukanye n'ibyawe. Niyo mpamvu utegereza wihanganye, wiyobara ngo Mana Denise ko wamuhaye mbere, ntabwo uzi intambara nanyuzemo. Simbabare Solange Arine ko wamuhaye mbere, hari impamvu ari wowe yabanje, hari impamvu nanjye ndategereje. Kandi kuba yarakubanje byagakwiye kumbera icyitegerezo cyo kuvuga ngo irakora, iriho, irumva, irasubiza. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. None twumvishe amasezerano y'Imana asohorera igihe Imana ishaka. Icyo ni icyambere. Suko kwa amasezerano yawe atinze ntagaruka umupagani. Ndabisukijijwe, urasenga, uba mu nzu y'Imana, uriyiriza, urahanurirwa, ariko n'ibyari byaza. Komeza ube aho Imana igushaka. Ese nuko Imana yisubira cyangwa yivuguruza? Oya. Ntabwo Imana yivuguruje ku byo yakubwiye, ahubwo igihe cyayo.
hari aho Imana iri kubanza kugucisha, hari uruganda Imana iri kugucishamo. Niyo mpamvu umusore ari kuza kurambagiza akagenda, uriya akagenda urambagijwe na batatu, ariko hari undi uzaza, bya bindi babandi bavuga ngo hoya ni we nashakaga, bya bindi bakwangira avuge you know what, umukobwa mugufi nge niwe nkunda, kandi abandi barabikwangiye. Kubera iki? Imbaraga z'Imana zikorera mu gihe cya nyazo, kandi iteka ryose ibisubizo bizakugeraho. Uzabona ko Imana itagikererwa. Buri gihe cyose Imana izakuziraho, uzabona ko wari uyikeneye mu gihe cyayo. Tugiye gusenga. Ese amasezerano y'Imana kuki tuyahabwa? No kugira ngo dukomere, tugire icyizere, bitume mu bintu byose dukora duhorana imbaraga zo kuvuga ngo imbere, bitume tugira focus mu buryo bw'umwuka no mu mubiri, bitume uvuga ati ndabizi uko bino bizaba, uramire kubona ibyiza, kandi bituma mu mutima wawe Satani hari icyicaro atabona cyo guhora gutera ubwoba bakubwira ko ubuzima bwawe ari bubi. Imana ihabwe icyubahiro. Amasezerano y'Imana arakugushije, ese agusubije inyuma, haguruka dusenge mu izina rya Yesu. Amasezerano ntakugushe, ube inshuti n'Imana mbere yuko iguha amasezerano, mbere yuko ubona ubuhanuzi, mbere yuko hari ibintu utegereje ku Mana, ube inshuti nayo mbere y'ibindi bintu byose ukeneye. Dusenge mu izina rya Yesu. Urizeye? Ese urizeye ko iki ari igihe cyawe cyo gusubirizwa amasezerano? Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, sengeye buri muntu wese uduha imbaraga zo kunesha. Ibyago n'amakuba ni byinshi mu rugendo, intambara ni nyinshi ku bantu bawe. Abantu wavuganye nabo bacitse intege, basubiye inyuma. Abantu wababwiye kubyara ntibarabibona. Abandi bategereje gukira indwara, ibikomere, intambara bahuye nazo z'imitima barakomeretse. Abana bananiranye bagarurisha umurunga w'urukundo. Buri wese uri kumvira ijambo nsenganye no mu izina rya Yesu, wowe ugoye mu kazi Imana iguha imbaraga, wowe ugoye mu rugo Imana iguha amahoro, haleluya. Wowe ufite uburwayi Imana igukize mu izina rya Yesu, haleluya. Wowe ufite intambara mu muryango Imana igutsindishirize. Ndasenze mu izina rya Yesu, ibikugoye, wowe ufite amadeni, wowe udafite akazi, wowe udafite ibyangombwa, wowe ufite ubwoba bw'ubuzima, Imana ikwambika imbaraga, haleluya. Amasezerano yawe, umugambi mwiza Imana igufiteho usohore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Urakoze Data mwiza, turagushimiye ko udukunda mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha bene Data, Imana ikunezeze kuri uyu munsi. Amasezerano y'Imana azasohora, kandi icyo Imana yaguhereye ni kugira ngo ukomere, kandi uzaba umwe mu bahamiriza Imana ko ikora, atari ibingibi dusoma abantu bashaka kubikritika bavuga ko atari ibyo ari amagambo. Ariko nutekereza, tekereza ibintu byakubayeho, tekereza ahantu wanyuze, ubyanditse byangana gute. Nuko twe tutabyandika ni byinshi. Wabonye Imana yakamije inyanja z'abashaka kukwicura rokoka. Imana yakamije inyanja yashaka gusenya urugo rwawe urubatse. Imana yakamije inyanja urupfu rukwegera, Imana irakurokora. Ufite amaboko y'Imana yagiye agushyigikira. N'uyu munsi wongera uvuge ngo umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Shalom.